nshuro turangana ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano niwite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwara ariko ya bucece nkakugabanyiriza ibi bicece nkagukubitira uncence bucece erega uncence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho ibiceri uku ndeba nitoje makeri najya ndekera umbwiye ngo reke amagambo ari icyo niyo yica abakobwa b'abandi akamugutuga mu buto ngakagukubitira uncence akavuga ngo uncence wagenda makeri bazamwazingaro amwebinga yego sha niko muri gukundana hano ndababwiye aho kanyu watemye rugo yagatariye gutya najyaga akamubwira ngo ajye muri zingaro amwibira ingaro Patri yo imitoma itangiye kumufata akomereza aho yego ratasha yego sha erega sha fani nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kwete ngome kumenya yuko kukamenya nubwo amera neza ubu kanyumye yavuga mofe Fani ulishapu ndakwemeye iki ni cyohe kabisa niko kutandikwa ubwo ninjye wahise kanyu ninjye we kanyu ubwo ninjye wahisemo neza umubwira bikore gutya winyigisha reba uko bagiye reba ntabwo bureba urungano reba hariya reba kanyobye reba hariya badi none turabyiga uvuga mo bebe tubigana ariko kugira ngo natwe tudushe ase jafura bafite bombi sha bebe mo ntago mebebe mo bebe beba oui bebe yes bebe ibi bintu nabishobora guhebera reka tubebebe tubikorere kujye muri bundi uziko aho kujya ngo hebebe reka tubebebe nese kuri ku subiramo ntabwo mo bebe nyumye zikabari fani mabigenza reba kwirugona banza gukoranga arangirigita gira burya ukoze hano bakoze okay ugahita ufata hano gutya hano ubwo nyine wakore ukamanuka hano gutya ukamanuka tugasatani mwahita mwarike ni ukwigisha ntabwo ukamubwira ikigambo twiza akamubwira sheri ndagukunda nubwo ufite ubwanwa bari mu imvi ngo guke subiramo imvi zawe mbona ndakumesa oya nubwo arakumesa uri mwiza ariko ndagukunda ngo imvi zubona ari umukara itumvugana ngo imvi zawe nzibonamo umukara musaza kwawe toka wende uri umusore mwiza yego uri umusore mwiza w'igikwerere yego fanize gutya uko imvi zawe nzibonamo umukara reba nk'uko do yego sha imvi zawe ufata akaguru kamanike gutya nawe manika ka oya ntabwo nabishobora nakamanike ariko murambura we rero ibintu birimo birabera hano yewe ntabwo nabishobora ugomba kubyiga ndabona nabimenye bako wige mwongere niko kubaka nubwo yaba ari mu kirere ewanura akazamura gucyara nawe bikore we ibi nibyo byiza we nabikore nabikore yewe nta magufa agira nayo bebe naramuke amagambo mo bebe ayiwe mo bebe naka noneho tugume tubebese kubera yajya atera umutoma umugore wawe wese akiyumva ukundi kuntu kudasanzwe ntabwo asanzwe wiyumvaga gute tuvugisha ukuri oya reka mbwire umuhungu bwa mbere duhura yego numvishe ibitoma ye nyine numva umuhungu mukundana n'abaye yikubwiye wakumva ari we muntu uri ku isi wenyine utagira n'undi muntu ukuruta ariko ibihumbi by'iki gihe bisigaye byitwaye ngo ikofi ibiki ntabwo bizi gutanga keke utugambo twiza niko abagore tuba dukeneye abakobwa tuba dukeneye hari akantu uvuze ngo abahungu b'iki gihe basigaye bitwaza ikofi noneho ikofi yonyine ntabwo ikenewe n'imitome bikenewe reka mubwire rero hari abahungu bitwaza ikintu batari bazi umuhungu yitwaza ko afite amafaranga yego akajya aburira umwanya umukobwa yego kwa kundi kuvuga ngo uraguha amafaranga ariko abagore ikintu kidukurura ni iki ngiki
ushobora kumpa amafaranga nkajya kuyasangira na wa wundi udafite amafaranga. Impamvu tuyo kuyasangira ni iyi ngiyi, uramugera imbere akaguha agaciro. Wowe umpa amafaranga nk'aho turi kugura, ariko hari undi ngera imbere akamakeya wasitara ati sori bebe, wakora icyo ati pole, wakora icyo ati uri mwiza, akakwereka ko ari wowe mugore mwiza. Ntabwo burya abagore bakururwa n'amafaranga. Umugore ashobora kuza imbere yawe kubera amafaranga, ariko hari undi ajya imbere ye kubera keya muhereza. Yes, reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro by'Umurwa Live TV aho muri hose ku isi. Tubifurize kumererwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana. Yitwa Karabo k'Imana, inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti. Rero nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'abantu bakomeye cyane, ni by'agaciro kandi birashimishije. Tubasabe ko wowe utarakora subscribe uyikora kandi murasharinga ikiganiro, namwe mwakoze subscribe, Imana ibaho umugisha. Turi kumwe rero n'igihangange Kanyombya Kayitankore, umunyabigwi muri sinema, akaba umunyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda. Ntekereza ko nta wundi muntu uramuyingayinga. Ikaze mu kiganiro Bwana Kanyombya. Yes, thank you very much. Murakoze cyane, umwanya urabonetse rero kugira ngo tubane n'abantu bakera bazimiye ntabwo bamenya bagiye. Burya ushaka umuntu wamushakira hano ukamubura, umushakira Rusororo. Wamura Rusororo ukamushakira Amageragere, wamura Amageragere ukajya Brigade, wamura Brigade akaba yaraguye mu mazi nangwa mu ruzi nangwa mu Kivu. Ntabwo twamenya dufite amazi menshi, Imana duha umugisha. Kuko amazi yari yarabuze mu Mutara, yarabuze mu Bugesera, ariko amazi yarabonetse. Ariko ubwo amazi urimo uravuga se yandi yateye y'iki gihe baba bavuga amazi y'urubogobogo n'amazi ahari. Sobanura amazi yariyo. N'amazi Kivu ntabwo ari amazi. Nyabarongo n'amazi neza. Reka nawe muramutse utazagufurira ko ndamukire bagenzi bawe, ariko iminsi tukabona muri ya filime yawe urayibuka, waje kumpiga nk'ingeragere, wagira ngo ndi inyamaswa uhiga ngambura, ukora agafilime kagiye. Afite filime nziza cyane yitwa ngo Amarira yanjye. Ari kumbaza iyo kera yindi ya kera atari yubu. Aranamemba n'umuriza. Ariko iriya filime cyane twarayigurishije. Barayigurishije nangwa araferi. Oya babonye umushoramari arayigura. Nawe ni umuntu w'umu-YouTuber, ariko ntabwo ari bya binguze y'umu-YouTuber. Akaba ari umuntu nawe ufite channel, ariko yawe sinzi aho yagiye. Uyiriya channel twabonye umushoramari, hari ukuntu haza umuntu ufite amafaranga, cyangwa se iyi channel wayimaye nkayigura. Ariko ubu ngubu nagarutse. Urabyemeye? Urabyemeye? Kunda abagabo. Ese wabanga gute? Kandi turi kumwe nabo. Yowe niba bakunda gace. Oya. Uyu mukobwa ndabona nanjye ashobora kuba akunda abagabo cyane, akunda abantu muri rusange. Kanyombya, hano twakuzaniye ikindi cyamamare, uriya yitwa Patrick Boyfriend. Ni igihangange muri comedy, nawe arimo araza, ariko ibintu arimo arakora birakomeye cyane, benshi baramuzi badukurikiye. Patrick, mbere yuko twakira uwo mukobwa, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ni Boyfriend Patrick, ndi nyiri mitoma muri City, gutigiti noti ndiniti, natomoreye Junior Giti, na wansobanura atari Giti, ndi ambasaderi wa Equity, nadutse kubw'imodoka ya Vewete. Ndi umuhungu w'umuhanga aho wahunga sinjya mpunganega impango mpangara murenzi mpinga sinjya mpunga umuhaha. Ntabwo uvuga ko Junior Giti wo Giti simu. Niba Junior ndebe, niba ari Junior mama babisindi. Ubu ngo rero tumenye nawe, ariko icyo dushaka no kujya ngo. Yes. Patrick, ikaze rero mu kiganiro. Yego. Hano rero turi kumwe n'undi mukobwa mwiza rwose. Hano iyo ngiye ndimo kubona abakobwa beza mba numva nishimye. Witondere ibintu. Slow by slow. Ariko umuntu ngaho nagerageze. Amazina yawe di? Ako arakantu ngiye nibaje. Akantu kahe, ako kantu wagatanye. Iyo uvuze ngo bamwe ngo ni beza, ngo beza, ubushatse kuvuga abantu beza. Arabeza n'abantu. Abantu beza babaho. Oya, reka mbabwire. Nibyo nari ngiye kuvuga. Satani ninde? Tugende ntambeho. nagize. Satani uwimana. Uwimana ni uwuhe, Satani ni uwuhe?
iyo mvuze ni ukugira ngo mbabwire ko hari diferense hari ubushyuhe n'ubukonje Okay. ibyiza n'ibibi hari ibyiza n'ibibi hari ibibi n'ibyiza ubu yego Okay. Bayita Fanny. yego Ndi inshuti y'abantu bose abafana n'abatari abafana. Njyewe nkunda abantu nkakunda n'Imana. Nkakunda gukora. Ngakunda nyine n'ibindi byose ni gute ushaka kuvuga ngo ukunda abantu ngo bose ndabakunda ngo muri rusange nkunda abantu ushaka gufata ibirayi n'urusenda ukabivanga ugafata ikibi kimwe cy'urusenda n'icyo kimwe cy'ibirayi ukabivanga none ukavuga turabikunda kandi nkunda ibiryo birimo urusenda n'ubundi ni guteye urumva rero nkunda abantu bakunda n'Imana kubera igenda dukorera ibintu by'idini none oya ntabwo ari idini nkunda abayisilamu nkunda idini ryose buri wese ngewe bitewe n'idini arimo buri wese n'idini arimo nge pfa ko asenga Imana ngenda mwumva nkanamukunda habaye nta kibazo nkanga umuntu umemukira ariko igihe umemukiye ntabwo ajya ameza ntayenda kwishyura nubwo nkunda abantu ariko nanga umuntu nyine wamemukira umemukiye yenda kwishyura wagwemukira gute wenda urugero wivuga ukunda abagabo wivuraho ndabakunda nahise mbange ngenda umutinganyi reka maze mbikubwire mbwire mutinge n'ubishaka ariko ntabwo natinga Kanyombya watinga abatingani ufite igitsina se nawe Kanyombya ujya utingana ujya utingana ufite igitsina gore nanjye nkaba mfite igitsina gabo tutingana ariko no gutingana dufite ibitsina bibiri ubwo urumva hari abantu bashobora guhita bakataka akantu bakagahuzana kwa kuntu ujya wambara amajipo utabaye umutinganyi wawe uri reka mbwire witwaze ibyo bibazo ibyo yavuze birasobanutse afite igitsina gore afite igitsina gabo none kuki muhura mufite ibitsina kandi ikindi ngewe byitwa gutinga ntabwo ndashaka ndacyari umukobwa uri ku isoko uri ku isoko nuko Kanyombya afite umugore uri mu isoko muri cyamunara muri ku isoko nyene gutereka ndashaka kubaza isoko ni rirasobanuka ishuri uri kuri detail uri kuri gro uri kuri detail uri muri cyamunara uri kuri detail nge ntabwo ndi kuri detail wawe tubwira umva ukuntu bimeze ndabagabo reka mbigusobanurire turakuzi umva nyine mbigusobanurire umukobwa uri ku isoko ni wa wundi uba utarashaka urabubyumva utafite boyfriend hari ukuntu umuntu aba afite sheri akadafite boyfriend ni wa wundi mutegera kubana kandi ngewe nta reka maze ngubaze boyfriend ukora mu rugo nangwa ababoyi bakora mu rugo ntago agira akazi boyfriend biterwa n'uko mukundana abateka amahoteli n'ababoyi niba ari boyfriend ntago biterwa n'ibiryo mbese byange nabyanga kandi se muri iyi si kandi aricyo kidutunga ukunda ababoyi nicyo kibazo boyfriend use ari umugore we yakwitwa Fanny uratubwiye ngo uracyari ku isoko ndagira ngo rero uwo muhungu kwicaye iruhande hari utuntu ngashaka kukubwira hari utuntu ashaka kukubwira tumuri ku mutima Fanny mbabarira umurebe mu maso Patrick agira utuntu akubwira ngo twari tumuri ku mutima yawubashije nabi umuntu uravuga ngo turi ku mutima twagiye mu mwijima se nangwa mu gifu urabaza nabi Patrick ngamubwire bamwe ni Patrice ni Patricia yego Patrick uri tayari ndirede hano ubu nibwo ugiye kugaragara rero niba uri umuhanga cyangwa utari kubita nasha soma sha urwagwa nangwa inzoga nangwa imusuru nangwa ikigage umutobe cyangwa fanta se kutabivuze gutyo soma ibyo nyine ndabisoma uramusoma se n'igitabo Patrick karibu mukobwa rwose buri uko nkubonye iyi kabanda yanjye iri munsi y'inda yihindahindura munsi y'inda muri uyu mubande ngira kwenda nareba ukuntu ndidage uyu mwenda ari wo wasande nkakendeza kugukunda kabanda yanjye igahita iba nk'ikibanda begeranye bahuje kuko ndabona mu mwanya hano haraza ibintu komeza Patrick tujye mu kiganiro ndahumeka use waje aravuga ibyiza by'uwo mukobwa Fanny ndakunda abagabo byatari ese nkunda yamubonye Kanyo rega nyene umugabo uramukeneye kuri Kanyo ukiriye umugabo kira nangwa ukene ibi ni shira ukeneye umugabo arabandi bakiriye abagabo ukeneye umugabo n'ubugabo umugabo se nabugira oya ukeneye umugabo n'ubugabo Patrick uwo mukobwa ngakeneye umugabo
kandi ntabwo uramukomveka akiri umugabo kandi nakwakiriye kugira ngo ndebe ko uri bumukomveka akakwemera. ntiwite ko nambaye kaki ngo ukeke ko ndwaye na bwaki, burya ndi mwene Gasake umuhungu w'isake nakugurira isake sha, ahubwo baguha isake ki mu rukerera tubyine waki muri make nk'umunekera umuroki ubaze ngo icyo cyane ni cyane mu gace. niko se gahungira wowe ukeneye isake bikamuhimbata nangwa demo kabale murabasamba aho biri bugerere rero ndabona nega amahanga nanjye ndakeneye umeze nk'ikigwari w'ikigwari babiri na babiri ni bane. nawe ugira icyo uvuga nawe ugira icyo uvuga aha mvuga make nawe reka tukugarukeho. make ni amake amagambo make amagambo amatikusi nakareka nayo ngira ngaho ugira harya amazina batubwiye amazu Noella Noella uriyumva gute guhura na Kanyombya ari nka papa wawe muri ibi bintu yabigutanzemo uko byagenda kose, uriyumva gute gucana na Kanyombya? mu by'agaciro ko nakuze mufana, nakuze mbona ibikorwa byiwe. ibikorwa ki filime ukora Kanyombya yaragikira Mukarujanga saba umukozi wo mu rugo saba ngo bugari n'isosi bakabikumena mu maso yakumbuye ububoyi we n'umuntu neze ko turi kugira yamukumbuye ngaho komeza uvugire ngewe niho muzi na ba natwe tuganira uwo babiri shawe nakuze mbona nyine nk'uko uri kubibona. nakuze ngufana waravuje noneho nkuze nifuza kuba nazamukoresha nubwo se umuntu ngeze nka hariya njye nakora iki kugira ngo ngereho aho ageze cyangwa se mparenga ugeraho ntabwo ugeraho nifuze kugera aho ugeze nageze aho wahageze nakuze nifuza kugera aho wageze ariko naranaharenze warenze naharenga kandi ariko uvuze aravuze ngo yifuje kugera aho ugeze ngo ariko yaraharenze. ariko se umuntu ushaka kugera aho ngeze ngo yarakurenze yagendeshaga ibirenge ukagendesha amaguru umaze kugeza ubu aya maguru yawe yagenze he ubu aya maguru yawe yagenze he uyu ni uburaya yagenze he uyu ni uburaya bumubira neze kanyereka nkubwire niba narakuze ngufana nkaba nategura filime nkagukoresha sinakurenze warankoresheje nkoresha iki oya ntabwo uri gusobanura ibikoresho ufite byinshi ufite akarenge ariko Kanyo akwishongoyeho nabi ndimo ndabyumva yarangoshe ibi bintu twamaze kwamagana abangaba ufite akarenge ufite akaguru ufite ikibuno ufite umugongo ufite inda ufite agatuza ufite umutwe ufite amatwi ufite ijisho oya ntabwo wenda munyumvise nakanya oya wenda unyumvise nabi n'izuru n'ijisho reka basi nsobanure wakoresheje iki nireka mbanze nsobanure icyo mvuze yendi cyangwa se bajya ngo DJ kare bajya ako banze iriyo ndiko ndisubaya uri sabuni hawe nyumvise nabi ngaho musobanurira reka impamvu nsobanure icyo mvuze icyo uvuze gisobanura reka nsobanure reka mbanze ngubwira ngo numva ndashaka kubaza wakoresheje ngewe ndisubaya ni cyangwa nagukoreshe muri filime nkoresha ngewe wakinnye muri filime yanjye hariya ngo wowe ufite ikihe gitsina reka nkubwire wenda unyumvise nabi icyo nshatse kuvuga Fani reka nkubwire icyo nshatse kuvuga ngewe nakuze mfana nkufana uravuga amagambo adasobanutse oya reka nyasobanure wakuze ufana nakuze nkufana wavutse he navutse he Kanyombya yarakaye uramubabaje uramukoze kugira ngo avuge ibintu by'ukuri nk'ibyo nyine reka mbisobanure warankoresheje kuko mu rugo iwanjye umugore yumvise ngo warankoresheje yavuga nari umushoferi nari umushumba reka basobanure wenda reka mbisobanure ntiwongere no kuba warankoresheje okay warankoresheje oya sorry reka mbisobanure sorry nani warankoresheje namunaga icyo nshatse kuvuga abantu bavuze ngo warankoresheje babibona okay reka nsobanure namunaga jewe nakuze mfana Kanyombya sibyo nkuramubona nk'abandi bose ko bamubonye noneho nifuza gukora ibyo wenda tuvuge da ngo iki komeza nifuza gukora ibyo nakora no kubw'Imana nkora filime uyikinamo oya wenda nabivuze nabi ukora ibyo nakoze
noneho Ndabireba. Imana Mbireba. urambona urankoresha ibyo nakoraga urabikora. ese we oya ni wera hari oya yakiniye mu ihe filime yawe nyirabayazana ninde nyirabayazana simbuye oya numva ni hashize igihe uraneranye n'ubundi ko akanye urabyibagiwe kweli umva noneho oya wowe urabyibagiwe ibikize sobanure nahure nawe filime twigeze gukora nayo yitwa Ninja Series nawe arayizi yari yawe yari yanjye noneho turaburana ariko twabonanye turaburana twaraburanye okay neza umperuka ryari umva noneho munyumvire oya kayo wasanga oya umuherukana ryari uretse ubwire n'amasaha yagukoresheje kanyo n'iminota n'amasaha ubwire n'amasaha yagukoresheje barashaka kubikora oya ntabwo nakora ibyo wakoze kuko wakoze ibintu byinshi cyane ngenda cyari mutoya we wakoze ibintu byinshi cyane iby'abakuru ni ibihe wakoze iby'abakuru njyewe ndacyari mutoya kuri iby'abato basundekeye urashaka njyewe ufite umuheto uhigisha abantu mu ishyamba ngende ndakanyeshyamba nabwo akanyeshyamba oya isobanure nawe ujye uvuga ntabwo bisobanutse. okay turaza kugarukaho Patrick yes twaguhuje na Kanyombya n'abandi basitari b'abakobwa abasitarikazi ni abantu bakomeye ariko nanone Kanyombya akaba ari we rero modo w'aba bantu sibyo none rero nka Patrick abantu barakuzi ejo bundi witabira igitaramo muri Genesis Comedy Kanyombya yakubanjirijeyo muri iyi minsi urimo urubaka izina mu bakomedi kuba uhuye na Kanyombya n'ubwa mbere yego kuba muhuye rero uriyumva gute ese Kanyombya umubona umufata ute mbo ubuga bwo kutavuga ndibyo byose mbere na mbere ndibyo byose kubera yuko biba bikwiswe n'umuntu ubizi hari impamvu mbonye n'ababivuze ndishimye ndanezerewe ubundi Kanyombya avuze iki kuri wowe rero kwishimira ibyo arimo gukora n'uyu mukobwa fani uyu nguyu yananiye nawe yanyobewe nawe kunanira byo ntabwo yananiye ariko uranyobeye niba uri ikigwari ndatuje arajunjama ko babivuga aha banyite ituze niko witwa ubundi irindi zina urakabare Fani muri industry umazemo igihe kingana gute abantu ibintu bakuziho ni ibiki ese ugeze hehe mu byo abantu bakuziho nimba koko bakuzi ntabwo ari igihe kinini imyaka 5 igiye kuza urimo urakina filime uri umukinnyi wa filime ndi umukomedi nakinye kwa ba Patino nyina Patino ni igiki kwa Patino ariko ndumva nkuzi kwa Patino nyina ngo nyina wande nyina nakinnye none se nyina nyine nagiye nyina mu makomedi menshi nkora n'ibiganiro twagiye dukora ibintu byinshi kuri social media n'ama TikTok hose nyine ngerayo ntabwo ari igihe kinini ariko uko biri igihe gito maze bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose bamwe na bamwe tugiye tuziranye cyangwa baranze uyu munsi zino ufite niryo wagakwiye kuba ufite cyangwa urabona hari gap yabayemo hari retard yabaye ntabwo ari igihe nagakwiye kuba mfite ko ntabishyizemo imbaraga cyane nagakwiye kuba mfite izina riri hejuru byatewe n'iki byatewe n'iki wamaje ukuntu ucika intege bitewe n'ukuntu mfite ubukene muri iyo minsi wakoreshaga izi mbaraga reka bari bari kugeza iki gihe uri igiki ntacyo ndi icyo ntazi icyo ntazi gusa nacitse intege nyine bitewe hari ukuntu umuntu agira utuntu tw'utubazo akaba duhugiyemo bigatuma bya bindi bya social media byatuma amenyekana ataba birimo muri iyo minsi rero bigatuma mba mugiye muri ibyo ngibyo social media nkaba nyiretse gakeya urigemo noneho ariko iyo bisa nk'ibigabanutse social media nyigarukaho wongera nkibutsa abari bamaze kubinyibagirwa nkibwira n'abandi batari banzi ariko tumaze kwigemura byagenze ngeze amahirwe muye n'abakobwa ndagira ngo mubaze ndagira ngo mubaze wowe maze kwigemura
ari imbogamizi abakobwa bakunze kuvuga ko bahura nazo muri sinema. Mwebwe izi mbogamizi ntabwo mwajya muhura nazo cyane cyane zishingiye ku gitsina n'iki ibyo bintu ntabwo byagiye bibaca intege cyane bibaho ngenda bizi kandi ndazi no kuba byitwara banza mbona ndagusobanurira imbogamizi challenges wagiye uhura nazo muri filime. Ngiye ku giti cyanjye nahuye nazo cyane kuko njye ntago naje muri sinema, naje nk'umukinnyi ariko nza nk'umwanditsi nk'umuproducer niko ninjiye muri kino kibuga. Imbogamizi uhura n'imbogamizi ngizo nagiye mpura nazo. Iki sinema nayinjiyemo ndi umwana. Vuga sobanura. Ariko izo wahuye nazo ni igiki? Imbogamizi. Icyambere nahuye nacyo cyambere cyatumye ntana imbogamizi. Ubu ngubu ntabwo muri sinema ntabwo abantu banzi, ariko impamvu ntamenyekana byahereye ndi mutoya. Wasangaga harimo ruswa y'igitsina, ugasanga nk'umuntu yanze kugushyira muri filime kandi njye nakuze mfite impano. Kanyo nakuze mfite impano yo kuvuga. Kankubwire jewe ninjiye muri bino bintu ndi umwana mfite impano nshaka kuzamuka, ariko mpura nabo twita ibirura bifuza kwangiza abana. Reka twumve bifuza kwangiza abana. Kurumva kera habaga ati Rwanda amakasting nkagenda nkayatsinda, ariko bitewe n'aba bantu bari inyuma ya filime cyangwa se aba director bakanga kuduha umwanya ngo turekane. Katwumve umuntu abantu muri murabacanga mu matwi, kubera ko wanze kuryamana nawe, wanze kujya kumusura ngo uryamane nawe, akanga kuguha roli. Ngiye nkura mfite ishyaka mvuga ngo Imana nimfasha nkabasha gukora ibyanjye, nzakora ibyanjye mfashe ba bana bafite impano cyangwa se mfashe abandi bantu, kuko nabuze amahirwe. Abantu benshi turaziranye, kanga kugushyira muri filime kuko ufite impano, ahubwo ati ngwino ubanze nsure turyamane. Reka nkubaze iki kibazo kandi ndabona uri umuhanga cyane. Iyo ubona abantu barimo barazamuka muri filime uyu munsi wa none, na Kanyombya ndaza kukimubaza iki kibazo. Ukurikije muri generation y'abakanyombya uko nge mbibona, abazamukaga mu gihe cy'abakanyombya siko ubu ngubu bimeze. Wowe rero nkawe ubirebera hafi, na Kanyombya ndaza kukimubaza nko muri legend, ubona abazamuka muri sinema uyu munsi bashoboye cyangwa ubona hari iyindi kata ibiri? Iyo badatanze amafaranga batanga igitsina kimwe muri ibyo. Jewe wenda ku giti cyane yenze abantu bari ibihumbi 980 wabashye muri filime, umujama akamukinisha nk'umufigira. Umufigira so muzi nk'umuntu watashye ubuko nyine kwako ndi haba haje abantu benshi akagushyiramo gutyo yatanze amafaranga ye, kandi n'umuntu bakunda cyane ngo bamwita ngo za dadi, ntabwo mbizi uwo muntu bita dadi, umuntu wese umuzi arahita amusobanukirwa. Hari abantu benshi bigo bamuteza ingaro ngo abasubize amafaranga yabo nimba yarangije kubakinisha muri filime, abo bakabakinisha role ebyiri, umuntu yatanze 800 cyangwa 500 yiwe agacishamo agakombe muri figira, akamugira mu figira. Birutwa nuko wazanga ugakora ibiganiro ukamenyekana, aho kugira ngo ujye hariya muri filime bakugira mu figira watanze amafaranga yawe. Bitaba ibyo ugatanga igitsina, icyo nacyo uragitanga bagagukinisha muri role ebyiri, bagahita bagukuramo. Iyo ari filime bagahita bagukinisha filime yo kugira ngo upfe bagukura muri role. Fani umva njyewe wenda ku giti cyane Kamubwiye nge naye ndi producer ndabizi muri ibi bintu uruganda. Kanyo uremera ko uruganda ashaka icyo gitsina. Wowe uravuze ngo akakubwira uruganda wemera ko rubamo ikintu kijyanye na ruswa. Reka mbabwire ukuntu bavuga, ntabwo bavuga ngo turyamane, aravuga ngo uzansure ngo tubiganire. Fani uretse nkubwire uruganda rwa sinema sibyo? Kanyo wari umugabo ntabwo uri umugabo. Twebwe abakobwa dufite kubaza ntabwo ndi umugabo, ntabwo ndi umugabo wawe. Igihe ugiye kuryama uryama utabi nyine uwo mukobwa nawe yewe ndashaka kugwakanya ariko ryama ute nyine. Reka mbabwire turebe no kuri abo bakobwa umva se bararyama ariko ukemera ukaryama none se turyama oya nje ntabwo ari kuri nje ndikubwira kuryamanye n'umuntu bigenda bite? Kuryamana n'ibiri kubiri, hari ukuryama ku gitanda kimwe buri wese akaba ari hariya muri no mwishuka imwe, hariya undi ari hariya. Hari no kuryamana mugahuza imibiri n'inuza n'ibitsina. None se igihe uryamanye n'undi ntabwo muhuza inkokora n'ibiki? Urabizi niko inkokora no guhuza ibidudu ni ibintu bitandukanye. Baba bahuje umubiri ibidudu ni ibintu yavuze impundu
ibidudu kandi nawe ntabwo niga ngo ijambo oya nta kibazo njyewe nashaka kuvuga kanyo icyo njye nari ndi kuvuga baragushatse muraryama cyane benshi cyane ntabwo twaryamye ukaryamana n'impyisi nayo ukaryama n'inguge njye ntabwo twaryamye njye nararyamye ukaryamana na cumi wowe uraryama kandi abagabo ntabwo naryama mbese abo ngabo bakubwira ngo muryamane n'imbwa iyo mba nduryama uba waryamanye oya iyo mba nduryama muri icyo gihe uraryama nari kugira nari ukaryama kumenyekana by'akanya gato ariko ubu impamvu nabyanze waretse kuryamana nanze kuryamana nabo byatumye mfata intego niha intego yo gukora ibintu birenze kandi nabo abo bantu uyu munsi barimo barabibona abenshi bakanifuza ko mbaha akazi kandi barifuje ko turyama kugira ngo bangeze ku cyo nshaka kugerageza ndashaka kugira ngo ndebe niba aho icyo twabwira abakobwa sibyo reka tugire inama abana b'abakobwa bifuza kwinjira nta nama dushaka turayitanga inama nyine ka tubagira turashaka kugira ubumenyi none se umaze kuryama uraryama Patrick ntabwo yejwe muri iki kiganiro oya ndimo ndumva rega ndi kwiga n'umuriro n'uwirangaraho yicaye ari kwiga muraryama n'abo bantu bagushakaga kugeza ubu nta kintu cy'ingaruka bavanyemo kandi naranze kuryamana nabo wanyumvise nabi sida imitezi mburugu kanyo iki kibazo kanyombya kanyombya ahubwo umugabo ufite umwana we kanyombya barinda ngo bita umva kanyombya umva ikibazo nshaka kubaza kayita nkore umva ikibazo nshaka kubaza muri iyi sinema y'uyu munsi aba bantu barimo barazamuka kanyombya wanyumvise ariko yego urumva kanyombya umwana turabizi wararyamanye muri ubwo buryo ntabwo yigeze aryama fani kanyombya barasambanye akira shora kanyombya iyo ubona abantu barimo barazamuka muri sinema uyu munsi ukurikije n'inkundura yanyu ukuntu mwazamuye sinema mbere ubona uyu munsi abarimo barazamuka muri sinema aribo bagakwiye kuzamuka cyangwa ubona isosi yaraguye ubona isosi yaraguye n'inshishi uko ubibona nka legend ninde wazamutse ni umusozi yazamutse nangwa igiti sinanabona n'umuntu wazamutse kanyereka n'umwe wari wigaragaza none se mwebwe bandi wararyamye ariko uyu munsi nta mpano ziri kuzamuka harimo harakoresha ni ruswa y'igitsina wajyamanye n'umwanditsi wa filime ariko ntabwo uyu munsi ari kuzamuka impano hari kuzamuka Noera ufite filime none reka mbabwire Noera ufite filime ufitemo abakinnyi benshi mw'abo bakinnyi bose hari uwo wigeze wakamo ruswa y'igitsina oya njyewe nawe reka nkubwire njyewe nakoresheje impano zabo kuki wumva ko abandi badakoresha impano zabo ukumva ko bagendera kuri ruswa impamvu nabishingiraho ni uko ni njyewe byabaye ariko Stefani we ntiwatangiye mu kanya utubwira ko njye byambaye nawe ibyo bintu wabibonye impamvu mubajije reka nyikubwire yewe se ko nshatse kuki atanyatse atandishye wanyakintu igitsina uretse mbaze nkubwire reka mbaze nkubwire impamvu mbibajije njye nta filime ngira sibyo niyo nagerageje kugira njye nayikiniraga ku giti cyanjye nkakina nk'ikina ukikinisha se nayikinishaga oya warikinishije nakiniraga role ebyiri ukikinisha nakina n'umwana aho noneho nawe kamera nk'idirectinga byose nkabikora narikinisha muri make warikinishije yola kwikinisha warikinana kuya njye nakiniraga role ebyiri nkayidirectinga nkanadetinga byose nkabikora uri kunyumva ukabyikinana impamvu mbibajije njye sindagira filime ngo nkoreshe abantu runaka nyine ubona uko ubyikinana impamvu mbajije yari amatsiko yo kugira ngo menye ese nk'abantu runaka ba nyiri filime bandi ubundi ibyo bintu byamubayeho ese we mu buzima busanzwe nk'uko akoresha filime hari na kimwe yari yakora muri ibyo njyewe kankusubize njyewe tuvuge niba ufite impano wifuza gukina filime warabuze aho uyerekanira ukampamagara ukambwira ati njyewe nshaka gukina filime sibyo mfite impano ndaguhe ubwo bufasha uze ukine werekane iyo mpano yawe ntabwo nzavuga ngo mpereza amafaranga 5,000 kugira ngo ushyire muri filime ariko mwishyura nzanamutegera cyane ikintu ushaka wazajyanye nyirabayazana neza ubwo njye ngize amatsiko
amatsiko yawe Patrick uretse nyine barize Ngira amatsiko. ngize amatsiko ubwo umuntu wa mbere wagusugiruye yari uwa filime aha Patrick, Patrick akwaje ikibazo cyiza njye ntabwo ubuhamya sibyo umuntu wa mbere wagusugiruye ntabwo yari uwo muri filime akoraga kasi ntabwo ndi kubisobanukirwa gusa njye nigeze kugenda Gusugura ni umwanditsi arampamagara nawe ariyizi n'abantu n'iki kiganiro oya ntumuvuge ntabwo muvuge arambwira ngo ngwire tuganire kuri filime njyayo i Kanombe yego ndamuzi turagenda tugezeyo ukinisha filime uretse amabwire njye twagezeyo ahita afunga yego urakeza uri kumva ariko njye muri na sinema zirahari reka nkubwire njye muri na sinema urinjira nawe wumvise neza urinjira ukigera mu nzu ugahita afunga yaragaragaye muri ibyo bintu mva nkubwire njye ninjiye muri sinema 2014 yes sibyo 2014 umva nari nkiri na mutoya ndamutse nduzamura ibirego nabizamura yes ariko no muri sinema ntitugayishire ariko kuri ibyo avuga n'ibyo namuvuze warabizi muzajye mureka abantu urumva fani tubareka iki se tubareka iki uzajya udeka mu ngeza nivuga uko ndi n'undi buri wese yivuga uko ari ndamaze nshaka kuvuga ko ndi kamarandi bakongera ndi uri sinjorwa ninde uwo wirirwa imbere ya kamera uvuga aho utarijwe na ninde Patrick ndagira ngo Fani urabona Fani arimo aradusobanurira ibintu byinshi kandi urabona ko yabyegereje umutima cyane mbabarira umuntu urisheho gatoya kuri cya gisigo cyawe cyiza yegereje umutima nimba ashaka kuntera imitoma ndi tayari kandi ndi na sexy ndi romantike nantera imitoma birangiye wow sinababwiye nakubwira aba bantu uko twaje baraziranye ndo barongorera umwongorera barabwira Patrick umwanya n'uyu sinakubwiye umwanya n'uyu abafana bawe baragukeneye kugira ngo babone uri wicaranye na Legend Kanyombya uri kumwe na Noella uri kumwe na Fani turashaka kumva hano dukombe bo sinzi icyo ari cyo muri byo na twagiye mbo aravuze ngo ari sexy Fani wagerageje ukabaroma twarumva ko mo bebe Ako ntabwo ari bibi mo bebe ntabwo ari bibi tekeza umukobwa ungana gutya afite amabere akaba ari bebe Kanyo reka twumve Patrick sarimo we harimo nye Kanombe abarakundana twaje hano mu kiganiro ariko barakundana ubu rero barigaragaje ngaho ni ratasha nushaka ibikabutura byabuze n'ibishati byabuze Kanyombya reka twumve Patrick fuka mu masane y'isoni mwa ngaho ese murakundanira hano ako shanda busambanye uriwe kare nindaya Patrick igisigo cyo wageranye marabesha rata Fani mo bebe nushaka unyitebaye ngana kuri iyi nshuro turangana ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano niwite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwara ariko ya bucece nkakugabanyiriza ibi bicece nkagukubitira uncence bucece erega uncence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho ibiceri uku ndeba nitoje makeri najya ndekera umbwiye ngo reke amagambo ari icyo niyo yica abakobwa b'abandi akamugutuka mu mutu ngakagukubitira uncence akavuga ngo uncence wagenda makeri bazamwazingano amwe binga reka twumve Kanyo yego sha niko muri gukundana hano ndababwiye aho Kanyo watemye rugo yagatariye gutya najyaga akamubwira ngo ajye muri zingano amwe y'imbiringano Patrick yo imitoma itangiye kumufata akomereza aho yego ratasha yego sha erega sha Fani nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe Kanyombya watemye ruguriye yinaka atari yera ni sina ndakubwiye n'amasaka iyi ni shaka komeza umutera imitoma twumve Fani mo bebe erega nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 reba akangaka icyo ntazi abakobwa n'abana beza yego sha rero urabona cya Fani karabo ngabyiganye wabyiganye we byiganye Kanyombya reka byiganye yigana iki se ko utabishobora wamwita mombe amenyo atarimo nagatuma bivuga ahubwo reka mbwire ariko akantu k'amenyo nawe bushyizemo Mosheri Kanyo umva ibintu akubwiye aragukorogoshoye
ngo akantu k'amenyo ngo niko kantu ngo kakubuza amahwemo. Ubu Kanyombya yavuga wagukubita ingumi ku menyo ku kamenyo nibwo wamera neza. Ubu Kanyombya yavuga mofefe. Mofefe. Fani urishakunda kwemeye iki ni cyohe kabisa. Ubwo ninjye wahise Kanyo Kanyombya we Kanyo ubwo ninjye wahisemo neza. Umubwira bikore gutya winyigisha reba uko bagiye reba ntabwo bureba urungano. Reba hariya reba Kanyombya reba hariya badi none turabyiga uvuga mo bebe tubigana ariko kugira ngo natwe tudushye aze jafura bafite bombi sha uri bebe mo ntago mebebe mo bebe beba oui bebe yes bebe ibi bintu nabishobora guhebera reka tubebebe tukabikorera ibyo bagiye muri bundi uzi ko aho kujya ngo hebebe arabe reka tubebebe reka dukomeze ikiganiro urareba ntabwo abangaba baragera imbere yere Fani Patrick wamubonye gute? Patrick okay asanzwe ari umushito wanjye shabivuga ase nawe asanzwe ari umushiti wawe asanzwe ari umushito wanjye gusa imitoma atera irangurura biri serious azi kubona umuhungu ukubwira amagambo nk'ayo yego ratakanyo muri uru Rwanda basigaye nako Rwanda kugira ngo umuhungu utera itama nk'iyo mujamo reba ahubwo basexy warashya akaboko ntugashyiremo imbaraga fata Kanyombya yego sha umukuru wese funguka ahubwo ibyo mwakoraga ni byiza ariko dukore neza baturebereho Fani dukore neza baturebereho ariko hari ukuntu wa mugani rubikora ahubwo bariya ntibatwigisha njye ntabwo nabishobora. Fani mwigisha aba bantu ndabona bakiri yego sha reba hano mwereka ukuntu babigenza reba Kanyombya ukuntu babigenza ni gake romantike nta bintu by'imbaraga bya mekanika ntabwo turi muri kungu nta by'intambara bate epfiriya rwa rutabura romantike ubundi ubigenza gake hari ukuntu ushima umujama hano bahita mu irugo yego sha uhanyuza uduceki gake urumva bose mu irugo nakwica ariko urashima n'inyene ntabwo nakora bukende nakora nese ntushime ngushime mu irugo Fani ni ubizi niba uzi ukuntu babigenza ukamubwira utugambo dutuje wowe ni mudamu ushaka ariko mwumve noneho akamaro k'abantu muri iki umurokore ariko Kanyo wambabara ibyo bintu Fana akabigukora akabikwereka neza Fani mbabara ubinkorere Kanyo yahita tubwenge none oya bimunkorere basi reka umugore najya kumubisha Fani niwe ubisobanukiwe neza ase we ntabwo uri romantique njye ntabwo mbizi ubwo ni ukubera iki ufite gukopera dukore dukore neza muturebereho nta romantike nta rukundo ruba ruraho just like this niyo utabizi urabyiga kora nk'ibya romantike ibintu byose ni ukubyoroshya niba umushero wagize akabazo umusore adutuyemo Kanyo usubiremo nimba ababaye tubifata ahantu hahandi ababaye umuhumurize nimba ari umuhungu umushima mu bwanwa nk'imvi nk'izi ngizi wasanga inkweto ze zinuka ngo nk'imvi ariko Kanyo arimo arakubwira ibintu byiza yagira akagusesereza ngo mumvi ntabwo njye mbizi urumva njye nibanye yego rata ahantu ho kwiga niko sawa Kanyo kwiga ni byiza iyo utabizi barakwigisha reka nigire kuri Kanyo muhinduranye Fani ngwino hano muhinduranye we ngwino hano nibyo oya Fani ngwino hano wowe Fani ngwino hano uretse mwigishiriza aha ngaha arajya uko ubikoze Jafe banza umingire neza batindeho abangaba yego sha reba hano nawe bikore oya wowe wireba Nowera reka we mubebeza ntuza Kanyombya kiwerewere igisiwerewere mofefe azi ko wamutiye gukoreraho
nawe ubikore abibonereho sibyo ntabwo ari ukuntu abikore nawe nanjye ndabikora Kanyombya arimo nimara kubimenya ndabikora Kanyombya arimo arashaka gufatwa agahita kwiyaka mo bebe yego nawe ubikore mo bebe yego ni ikigoryi dore byakoze abandi bakoze okay hano kora di Fani hano igisha igicucu mo bebe umeze neza oya nese kuri ku subiramo ntabwo mo bebe Kanyombya zikaba ari Fani mabigenza reba kwirwa hano banza gukora ngakwirwa aranyirigita gira kurya ukoze hano bakoze wenda ugahita ufata hano gutya hano ubwo nyine wakore ukamanuka hano gutya ukamanuka nkamanuka tugasatani nkahita nkwarike ni ukwigisha ntabwo ukamubwira utugambo twiza akamubwira sheri ndagukunda nubwo ufite ubwanwa bari mu imvi ngo guke subiramo imvi zawe mbona ndakumesa oya nubwo arakumesa uri mwiza ariko ndagukunda ngo imvi zubona ari umukara hita umubwira ngo imvi zawe nzibonamo umukara gusaza kwawe toka wembese uri umusore mwiza yego uri umusore mwiza w'igikwerere yego Fani gutya uko imvi zawe nzibonamo umukara reba nk'uko dog yego sha imvi zawe nakufata akaguru ukamanike gutya nawe manika ka oya ntabwo nabishobora nakamanike ariko murambura we rero ibintu birimo birabera hano yewe ntabwo nabishobora ugomba kubyiga ndabona nabimenye bako wige mwongere niko kubaka nubwo yaba ari mu kirere ewana urakazamura gutya nawe ubikore we ibi nibyo byiza we nabikore nabikore yewe nta magufa agira nayo bebe naramuke amagambo mo bebe ayiwe mo bebe naka noneho tugume tubebese ukamubwira ukunda nk'inkimwe ukunda nk'ipusi ntabwo ndinga n'imbwa ntabwo ndinga nese uri iki ngagukunda nk'ipusi mwe da ndakakuroga ntabwo ibaze ngiye guhatitire y'inka baguhiye ipusi ubwo urumva ubwo nanze kubinga ntabwo naba n'imbwa n'ipusi n'ihene ni umuntu mwiza ukunda nk'umugabo mwiza uzi umugabo mwiza ukunda nka papa w'abana banjye toka pale ntabwo ndi papa w'abana ntabwo tuba twabyara nyine wenda uzaba papa w'abana banjye niko gutera imitoma gutera inda neza gutera inda neza Fani ni mubi cyane subiramo ujya ukunda gutera inda nziza Fani wanyigisha ariko hano hantu havamo filime nziza n'ubundi iyi ni movie ya dada kuri hano hantu dutekuremo filime nziza azubo gutera inda nziza y'umutuku y'akayobe biramo yari amashitani ijya buri aho ukuntu we n'Akanyombya mwabyara akana keza tuvuga tw'icyatsi ukuntu umukobwa agira gutya gute agahita kwegereza agatuza njye ntabwo nabishobora try nigire di yego sha ndi kumubwira reba gutya nicaye uzamura agatuza gutya zamura gato turebe njye ntabwo nabishobora karege wahizo ukamuhobera nagobera nikagazamura turebe kagera tubuza kakazi kazamutse ukambobera barahobera hobera turebe nakwegera yo barabizi ndi yatangiye yegereza ibera ase Fani afite uburambe afite uburambe wowe uri umwarimu reka mubwire rero she is a teacher kugira ngo uzabone umukunzi kugira ngo uzabone umugabo no kuba uzisobanukirwa kuko ushobora kubona umukunzi wa wundi ubonye yaravuye ahari hari byose aho yahagera ubwo rero nta mukunzi ariko reka mbabwire ikintu mbonye muri iyi crew mufite gutya kuno kuntu mwicaye uku kuntu mwicaye gutya bino uku kuntu mwicaye abantu benshi babikunze ikindi bibaye byiza mukajya muhura mwese uko muri hano ko muri bane urimo urumva arimo aririmba karirimba ariko yebaba datagwe yebaba zakagendana agakiza k'Imana nari neshutse
ikibero nzayagendana nzayagendana amakizi amabuno amabuno nzayagendana rumara ngiye wese rumvaho ako kanyo kanyo mubaza ikibazo abantu benshi kuba kanyo urabizi teka n'abakobwa ari ukuntu nyine wagitinga ukuntu noneho bakabona oya ubaze iyo wicaranye n'abakobwa batoya nawe uhita iki kibazo mfite urugingo rwe rwo hasi rwa kanyombya hakora nakomeje kugenda ntera akajisho ariko kanyombya ntabwo ndabona urugingo rwe rwazamutse kubera abakobwa kanyo uba waziritse igitsina bimeze none se kumba mbona buri kumwe n'abakobwa ubikubaho nkabona umubiri ntago ubikuba jewe n'umusambisi ubusasha kakaguruka kazamuka kagera danga kakageze amanike kuri Josulene do kageze bareka kwirirwa bakuvura yerebare yego kanyo ingu ni kigori gisinza uza nge ndacyari mutoya kanyombya ntago abikubaha abikuruza kanyombya abasaza nabo bakunda utwana tugira duto umusaza ni umujene umusaza ni Patrick oya nyine abantu bagize kanyombya ntago ashaje ndi kuvuga ngo aracyari mutoya ubwire abantu nk'aba ni abasore nk'abo baba bakeneye abana bakiri bato kanyombya voilà kanyombya we ntabwo uzi kuvuga reka mubwire iki kintu buriya uri inspiration mwiza cyane cyangwa se kanyombya kunze sheri wawe ashaka umva kanyombya iyo mbona wicaranye n'urubyiruko abana bangana nka gutya kandi ubakuriye ukabona ukuntu uganira nabo wenge no kuri biranshimisha we aba baracyari batoya ariko urabona ukuntu bakwiyumvamo ntabwo ndaryama bona kanyombya iyo ubona urubyiruko rugukunda ubyumva ute kanyombya ndamukunda yabyivugiye ndamukunda abantu baragukunze n'iki kiganiro abantu bagikunze urabona ukuntu Patrick uriyumva ute kuba kanyombya bakunze urabona yemeye kwicarana namwe ni umuntu ufite ibigwi yagakwiye kuba yicaranye na ba Masamba ari kumwe n'abandi bantu bakuru ariko urabona ari kumwe namwe kandi muramunyotewe urabyumva ute rero ndishimye urishimye cyane ndishimye kanyombya reka bagushimire uriho yakunzwe w'imvu ndagukunda nzagukunda mu mabara yose kanyombya twese uko turi hano waratwensipiye turagukunda ni nayo mpamvu twese twicaye hano ni ukuvuga ngo rero hano uri mu nshuti zawe uri muri furende nta mwanzi urimo hano guturuka kuri Patrick Japhet natwe rero nzagukunda waza mu cyatsi mu mabara yose kanyo nawe gira ijambo wabwira atari muri comedy gira ikintu babwira atari muri comedy utarimo gutebya byakire gute kuba uri kumwe n'umuntu ugukunda kambe nifubitse imisatsi muravuga iki ariko ceceka Patrick mushimiye ko waguze ko wagerageje kugira ngo witoze kuryama nanjye ngunda kuryama ndasinzira pe nkagona turaryama turi buryame uramenya kugona turaryama none se tuye kuryama muragenda none ushaka kuryama kanyombya ngiye kubaza utuntu dukeya twihuta iyo utekereje ko kanyombya uyu munsi igihe kizagera akava ku isi agapfa wiyumva gute ajya he uzapfushe nyoko na so inzira ni ngari uzagende nzabasangayo cyangwa se ninabasangayo nzababaza icyo bazavanayo ikindi kibazo kanyombya uyu munsi hari abantu nkawe cyangwa se hari abantu wensipiye uyu munsi bakurusha ubushobozi uyu munsi ugeze muri filime ubushobozi ufite burahagije cyangwa urabona warakoze ariko wagera ugacika ufite abazimu ari kuvuga ngo kanyombya izina ufite rihwanye n'ubushobozi ufite izina ufite rihwanye n'ubushobozi kanyombya izina ryawe kanyo reka nkubwiye cyari kuvuga ari kuvuga ngo akitwa kanyombya ababyumva kanyombya muka kanyombya muremera be muka kanyombya ibintu by'ibiremba sinzi uburyo ngende gushakisha nawe ukambuza uburyo oya nagakubujije kanyo arakani kangiye kukubwira ariko reka maze mbaze uyu nguyu mubaze wabaye ikigwari wagaragaye kanyombya turamenyeranye n'umugire ikibazo kugeza ubu umugore umwe waba wa kabiri
Kiwerewere. Iki ni kiwerewere. Nabo kubera umwana. Kanane ku mugozi. Nabo umwana wawe. Kanane ku mugozi genda amabere yabaye rubito none urazana ibintu. Wambwiye ko aryamanye nanjye. Amabere yawe aracyashinze koko? Uracyari isugi? Amabere yawe arashinze. Sugira. Amabere yawe aracyari umutemeri? Yeba bawe. Icyo kibazo kirakomeye. Noneho mpeka mu mugongo. Cyo kuri ikintu nababonyemo mwembi muri aba bakobwa wenda nirengagije bakanyobya bo barafashe cyane namwe kandi murahari mumeze neza ari umukobwa wanjye uko muri abantu muzahindura ibintu byinshi muri iyi game sibyo kandi ikindi ntimucike intege mwa bakobwa mwe urumva Fani mukomeze mukore cyane kandi nawe cyane nagushimiye intege bacize wenda zidodera he Fani tukiri aho ngaho turacyari bato sibyo nitwe mbaraga zejo Fani icyo ari kuvuga tuzagera mu myaka nk'iya Kanyombya arimo dufite icyo tugezeho sibyo ko dufite amahirwe menshi cyane cyane abakobwa twahawe ijambo ntayafite Banyo uremera ko nta mahirwe ufite uri gicucu uri giwerewere umuntu ndi kugerageza kugira ngo ukurikize ibyo Fani ari gukora n'ibyo avuga ukabyanga ntabwo nabona babishobora mfite ibyo nshoboye reka tujye ku musozo ntabwo uryama ntabwo ndyama muramuseka ntabwo ushaka kuryama neza ushaka ndyama uhagaze nk'inzovu uzapfuka oya ntabwo ndyama nk'igiti igiti kirayagaze nk'inyenzi Fani we araryama ariko Kanyombya Gitafu yakujimije Gitafu uramuvuga gwe Fani arashobora kugweka Fani arashobora kugweka none randusha ibiro Fani niwe uzi guheka neza Fani niwe uzi guheka neza ntungweho mu mbabari yewe Patrick yes tukoze ikiganiro cyiza ariko waranzwe no guceceka ko watinye oya naho nacecetse buriya yashina gwanshikana ngaho rero ubonye umwanya wo gutera imitoma Fani ho gatoya nyarutsa Kanyombya ataraza dusoza rata Fani nushaka kunyitebaye ngana kuri iyi nshuro turangana ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano niwite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwara ariko ya bucece nkakugabanyiriza ibicece nkakukubitira uncence bucece erega uncence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho ibiceri erega nubwo nabidage kuri wowe nanatanga muhe n'akabizodi kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe daniza afite madame ariko ngo kuri wowe yabinda yashafa ninjye mbona uri diyama ibaze ko na Diamond we Dar es Salaam na Dodoma adiriga diridiri burukwa diriga ariko dance zina Fani shafani yabuze ukuntu ro wa dance icyama umupeso wo kugupeso kama passe kugapiza nkabona peace Fani kwisi wose ni wowe Messi wisi muri Espagne ni wowe post imbega isurire supesho ayisuwe yukuso kugusiga uwo rusize irusize ho bamaze gusinya karo kuba masari wowe sisita wa Yesu Fani ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyine byiza byose byinshi byiza n'ibibi byawe Fani uri bye ariko mwongereho izindi bye eshatu uri bye eri ni wowe utera abapepo gupapa Patrick nkuhaye peni nawe ari mweperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga papa ni pasiteri ariko ngo nawe ari bubipirate ngo ni wowe umuha bisi na powa ngo yanagupesa kandi ntubipinge sha nanjye Patrick ndamutse ndi pasiteri uba hafi y'abeperesikopi hari agatipe kaguhaye impeta nabipirata ako gatipe kaguhaye impeta tugapereka ntago papa ndi kugutwara muri Panama Fani. Do you know how much I love you? Love you. Kiss me. Oh my God. Wow. Fani, uriyumva ute kubw'umutomo wa Patrick se umubonye gute? Wambwiye ko mwari muziranye. Uyu muhungu agumye ku isi yaroga. Agumye ku isi yaroga. Agumye ku isi igihe kinini yaroga. Kubera yajya atera umutoma umugore wawe wese akiyumva ukundi kuntu kudasanzwe ariko asanzwe wiyumvaga gute tuvugisha ukuri oya reka mbwire umuhungu bwa mbere duhura yego numvisha ibitoma nyine numva umuhungu mukundana nabaye yikubwiye
wakumva ari we muntu uri ku isi wenyine utagira n'undi muntu ukuru. Ariko ibihugu by'iki gihe bisigaye byitwaza ngo ikofi ibiki ntabwo bizi gutanga keke. Utugambo twiza ni two abagore tuba dukeneye, abakobwa tuba dukeneye. Hari akantu uvuze ngo abahungu b'iki gihe basigaye bitwaza ikofi, none ikofi yonyine ntabwo ikenewe n'imitobe bikenewe. Reka mubwire rero, hari abahungu bitwaza ikintu batari bazi. Umuhungu yitwaza ko afite amafaranga, yego, akajya aburira umwanya umukobwa, yego, kwa kundi kuvuga ngo uraguha amafaranga. Ariko abagore ikintu kidukurura ni iki ngiki, ushobora kumpa amafaranga nkajya kuyasangira na wa wundi udafite amafaranga. Impamvu tuyo kuyasangira ni iyi ngiyi, uramugera imbere akaguha agaciro. Wowe umpa amafaranga nk'aho turi kugura, ariko hari undi ngera imbere akamakeya, wasitara ati sori bebe, wakora icyo ati pole, wakora icyo ati uri mwiza, akakwereka ko ari wowe mugore mwiza. Ntabwo burya abagore bakururwa n'amafaranga. Umugore ashobora kuza imbere yawe kubera amafaranga, ariko hari undi ajya imbere ye kubera keya muhereza. Wowe kumva yuko kuba ufite amafaranga uyoboye, ariko hari ufite keya. Ubaye ufite amafaranga ukagira na keya, uwo mugore nta n'ahantu yazajya ahora iruhande rwawe. Ariko kuko mwebwe mwitwaza ngo ufite amafaranga narya muri mukobwa wese nshaka, icyo cyonyine kizatuma uburya yegura murya. Ariko wa wundi urusha amafaranga utagira amafaranga azagutwara umugore. Kuko buriya umugore, iyo umugore uzi ubwenge, iyo agiye guhitamo, uzarebe niyo mpamvu abenshi bakora divorce bakimarana imyaka 2, imyaka 3 bagahita bakora divorce. Uzi impamvu? Agenda yakurikira amafaranga, ariko wa wundi atamufitiye urukundo kubera nta mwanya, nta keya, nta kintu amuha. Kandi abagore dukururwa na keya. Ugasanga yese agiye gushakana na wundi wajyaga umuha keya, uzasanga wa wundi ufite amafaranga kubera ukuntu akurusha keya. Yes. Ari uza gutwara umugore. Abahungu badafite amafaranga bitwaza keya, abahungu bafite amafaranga bitwaza amafaranga. Rero sinzi, nugira amafaranga ukagira keya, umugore wawe ntazajya. Ariko nugira amafaranga n'ubu ntawe utazayarya. Urakoze cyane. Reka twakire Nowe, watubwiye ko ufite filime tugeze kubivugaho ikiganiro cy'igitangira. Filime yitwa filime yitwa Amarira yanjye. Kuki ubundi wayise Amarira yanjye? Ni filime ishingiye ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Tubonamo umugore uhohoterwa, ariko ugasanga umugabo we ntago amwumva. Ibintu byose yumva ko umugore ahora mu makosa. Mu nzu mingire umugore ahora mu makosa, kuko bitangira aba ari umugore n'umugabo babana neza, ariko mu rugo hari murumuna w'umugabo, hakaba ikosa, umugabo akajya mu butumwa bw'amahoro, akagenda mu kazi, umugore agasigana murumuna we, bagashiduka baryamanye. Umugabo akabimenya akabihorera, ariko na nyuma umugabo akihimura kuri murumuna w'umugore. Rero ni filime ishingiye ku bintu byinshi bibaho mu buzima, niyo mpamvu twahisemo Amarira yanjye. Yewe nibyo mpamvu nari nkubwiye ngo tuvugeho, hari benshi bayibonye ukinishamo Bijiyo Bija ari umugabo wawe, ndetse ari n'ahantu mwakinnye mugaragaza ko Bijiyo Bija yataye inshingano z'urugo, atita ku muryango. Bigaragara ko waje kumureba muri Kigali. Bijiyo Bija kumuzanamo n'abari abakinnyi ntibikugora, amafaranga yakurahe? Ntago bigoranye cyane iyo ufite ubushake, gushaka no gushobora. Iyo ufite ubushake n'ibintu byose biraza. Pfa kuba ukunda ikintu ntacyo utakora ku bwacyo. Yego. Iri kuri televiziyo yitwa JMK Films _1. JMK Films _1. Niyo wakandikamo Amarira yanjye, filime tuyibona. Ni filime nziza, irimo ubutumwa bwiza, irubaka, yasana imitima y'abantu benshi, yakubaka ingo nyinshi zasenyutse. Mbese nimbayirebe pe, ni nziza. Yego. Abantu bashaka kwinjira muri sinema wabafasha iki? Ese ari nk'umuntu ushobora kuvuga ati jewe nabonye Nowera namukunze, nifuza ko nakinana nawe? Icyambere ni ukudushaka, yatugezeho byose birashoboka. Kuko nta nimero yawe ugitanga? Yego. Kangahe? 078 60 36 36 2. Aha. Uracyari single? Uri single search? Ntabwo ndi single. Ufite umugore? Ufite umugabo biracyari gutya, ntabwo biragira imbere y'amategeko. Ariko ufite umukunzi? Uramufite?
ndawufite. Okay, byiza cyane. Tugana ku musozo rero wakoze. Yego, namwe mwakoze cyane. Reka tugane kuri Fanny nawe. Fanny nawe akina muri iyo filime. Na Fanny akina muri iyo filime. Fanny, wowe indoto zawe iyo filime niyo yonyine ukinamo, ese urashaka kugera muri iyi minsi iri imbere? Karibu. Njyewe nyina ahantu hatandukanye, nyina muri filime, nyina mu makomedi, kwa Yohana TV, yego, Dayisi, kwa Bijabija, yego, mu Mariya yanjye aho se nyinamo, ariko nkaba mfite na channel yanjye yitwa ngo iki? Yitwa Fanny TV 550. Jewe okay, supporting abandi nkanakina mu bintu by'abandi bakananyishyura, ariko ntago ariyo ntego mfite. Ntago ariyo ntego mfite. Mfite intego yo ko nanjye ntazamura izina ryanjye, nanjye nkajya mbona nubwo najya nkinira abandi ariko supporting abandi, ariko nanjye mbona hari abaza. Nukuvuga ngo ubazamura ariko nawe ugikeneye kuzamura. Nanjye mbona hari abandi nkoresha nkuko nanjye bankoresha, nkagira nk'abandi mvuga nanjye nzazamura bageze ku rwego, mbavane ku rwego rumwe bageze ku rwego batari bariho. Nizo nzozi zanjye, ndifuza gutera imbere mateza n'abandi imbere, ntabwo nifuza kubigumana njyenyine. Turagushimiye. Patrick, yes, wowe aba bantu barakuzi biki byose, twaganira ibintu bye bitandukanye. Platform yawe ni Patrick Boyfriend, yes, kuri YouTube. Ubabwire n'izindi account ukoresha, niba n'ikindi wakwifuza kubabwira ubabwire. Nitwa Boyfriend TV Rwanda, abantu nuko bajyaho nyine nanjye bakama subscribe, ndetse nanjye haba ari ibintu byiza by'imiriro, then bagakomeza kunkurikira ku mbuga zanjye zose. Nitwa Boyfriend Patrick. Rero nari mfite inzozi zo kuzakina filime y'umunsi amatabya amavuta ndi kumwe n'abafilimiliyeri. Okay, byiza cyane. Fanny, ariko nimero yawe ujyitanga cyane? Ni kangahe? 0783 0783 11 11 439. Nimero ibari kuri WhatsApp. Umuntu wese wanyenera yanyandikira, uwashaka ibitekerezo, uwashaka umujyanama. Ngiye hari n'ibindi nyankora wenda nubwo ntabivugiye aha ngaha, ariko hari imiti njya ntanga kandi yingira akamaro, yongera akanyabugabo, yaba abakobwa batacimyeyo, yaba amavangingo, yaba kongera akanyabugabo, byose ndabikora. Ariko ntago ngiye mvura abantu barose. Ukuntu Nowera nde ese Nowera iyo miti yongera akanyabugabo ntago yumva ko ariyo ifite umuryango. Rero nimero zabo zombi z'aba bakobwa abari hanze murongera akamenyetso ko guteranya 2 barongeraho akamenyetso ko guteranya 25. Imbere arifuza ni imbere barabizi. Abantu bifuza kugira filime, bifuza abantu bakora filime nziza, batwandikire turahari. Very nice. Nimbatumira muzongera mugaruke. Yego ko cyane. Byiza. Nanjye nkina muri filime yitwa Umuruho wanjye yo kwa Kimenyi Tito. Wowe Patrick, ndagira ngo nawe duhera abantu nimero yawe telefone. 0+250 0+250. Nta kibazo. Nibagiye kunenimize nivuga ko turi Abanyarwanda. Ntugire ikibazo urisanga. 0+250 agasaraba 250 agasaraba cyangwa agateranyo 250 79 62 342 0 Yes. Reka dushimire rero na Jafeti, ariko mwese mwakoze by the way. Reka dushimire Jafeti, n'umukameramani mwiza, murabona ko yaduhaye ikiganiro cyiza. Dushimire na Kanyombya nubwo yahise agira izindi gahunda. Abantu mukeneye Jafeti rero nawe nk'umukameramani mwiza cyane, ushaka kumutumira akagukamerera ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Icyo adakamera ni abantu bambaye ubusa, nari babwiye. Kwambara ubusa byo ntago kwikamera wambaye ubusa ntago ari byiza. Nimero ya Jafeti ni 078 73 664 muhamagare Jafeti, niwe nyiri iyi kamera mubona irimo iratureba neza cyane. Dushimire nanjye ngo Aisha mujya gusa ni inshuti yanjye nawe. Dushimire Nowera, dushimire Fanny mushuti wacu cyane namukunze. Dushimire Patrick Boyfriend kuba twirira mu munsi wose, nabyo ni by'agaciro. Twagendanye ahantu hatandukanye. Muri make nanjye ubwanjye ndishimye kuba mbabonye. Imana irishimwe, tuzasubira. Murakoze cyane namwese mwadukurikiye. General Karabo k'Imana, ibindi tuzasubira.